revera nari maze senga man uzankingurira umuryango nzabona gatuti kumushumba witwa Julien Kabanda nzakagereho ndasenga imyaka 3 yarishize ndiko senga Imana impoza n'umuntu yamambwira ati yewe tugende hariya tuje gutara yamavuga ngo protocol muzani Matayo come here quickly mu minota 10 yampaye navuzine nimusigiriza microphone ambwira ngo komeza vuga 15 arambwira ngo Matayo komeza vuga 25 Matayo komeza arahaguruka ati ko murumva kuko ubu butumwa yazanye nari mfite topic nzaganira muri Alarme ku cyumweru ivuga ngo iguhaye ihumure wareka kuyumva nzayivuga nawe iyo topic Imana yanzukije mu ijoro ryo kuwa gatatu mana we na abandi yewe dufite amavuta y'ubupasiteri dufite amavuta yo kubwiriza dufite amavuta y'ubudiyakoni aho kugira ngo ufate umurimo umwe ukuri mwama wicara nakazi wanyu ndakukora nawe ubwa warangije ishuri ntuzi ugashaka no kwihangira imirimo ntiwihangira imirimo nguhingine nasi ntiwazihinze ibijumba ntiwabihinze ibirayi ntiwabihinze aho niki kindi ibitunguru ntiwabihinze niki kindi akabemba ubunyobwa ntiwabuhinze no mu rusengero riye ibintu byose ni swata hakujali utukufu na heshima ya mbingu alikuja duniani sebe ili sisi tuokoke hakujali utukufu na heshima ya mbingu duniani ili sisi tuokoke hakujali utukufu na heshima ya mbingu alikuja duniani ili sisi tuokoke hakujali na heshima ya mbingu ili sisi hakujali utukufu heshima ya mbingu ili sisi hakujali na heshima ili sisi hakujali na heshima ya mbingu alikuja sisi hakujali utukufu na heshima ya mbingu alikuja duniani ili sisi kwa neema kubwa kweli tumekombolewa sisi wanadamu kwa neema haleluya kwa neema we kubwa kweli tumekombolewa wanadamu oyo haleluya neema kubwa kweli tumekombolewa sisi wanadamu we bisikasi wakati haleluya neema tumekombolewa sisi wanadamu wino haleluya neema sisi we kwa neema kombolewa sisi wanadamu haleluya neema sisi wanadamu
ya ya. Abakifite amaboko abiri bayazamura. Kwa neema kubwa. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu wewe. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Narivuze ngo bafite amaboko abiri bayazamura. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu wewe. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya ya. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kukubundu turiyo kukubundu imana. Kukubundu turiyo kukubundu imana. Kwa neema tunaishi baba baba. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kwa neema tunaishi wewe. Tunaishi kwa neema ya Mungu. Kwa neema tunaishi, kwa neema baba. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kwa neema hii tunaishi, kwa neema baba. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kwa neema hii tunaishi, kwa neema. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Kwa neema tunaishi yo yo yo. Kwa neema tunaishi, kwa neema ya Mungu. Ukubuntu turiho, kubuntu we ya ya. Kukubundu turiyo kukubundu imana. Simama uende, umeponywa na Bwana. Simama uende, umeponywa na Bwana. Haleluya, simama uende, umeponywa na Bwana. Simama uende, umeponywa na Bwana. Simama uende, umeponywa na Yesu. Simama uende, umeponywa na Bwana. Simama uende, umeponywa na Yesu. Simama uende, umeponywa na Bwana. Simama uende, umeponywa na Yesu. Simama uende, umeponywa na Bwana. Simama ya ya. Simama uende, umeponywa na Bwana. Simama ya ya, umeponywa na Yesu. Simama uende, umeponywa na Bwana. Uende, umeponywa na Yesu. Simama uende, umeponywa na Bwana. Simama ya ya, umeponywa na Yesu. Simama uende, umeponywa na Bwana. Uende, umeponywa na Yesu. Simama uende, umeponywa na Bwana. Simama ya ya, umeponywa na Yesu. Simama uende, umeponywa na Bwana. Simama uende, umeponywa na Yesu. Simama uende, umeponywa na Bwana. Simama uende, umeponywa na Yesu. Simama uende, umeponywa na
ukuri n'umushinya wa satani uturindira muri iyi si ishaje mana waje uraturinda titwaba nubwo twahuye n'ibigeragezo wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda nitwagwa dushima Imana itugejeje aya masaha abazi ko ari Imana itugejeje hano nibayikomera amashyi mwami tukweretse abakozi bawe tukweretse rero wirokeye tukweretse nimuvuge ngo haleluya haleluya maila la sanganga la sila hindukira n'umuntu mwicaye umubwire ibigeragezo si karande kandi si n'umurage si umugabane wagabanye ngo ibyago bikokame ayo wahise wayahozwa hari igihe umuntu ukigaragaza n'ikaze abantu bakakuvuga ariko bugaca ukongera bugaca naya yesu bugaca umuzamu zama haleluya zama iyo ndirimbo nari nyiririmbye kuri topike yawe bigerageza si karande kandi si n'umurage hari igihuba ukigaragaza n'ikaze abantu bakakuvuga ariko bugaca ukongera bugaca yesu bugaca haleluya sema yaya ninde wakubeshe ko ari karande malungini sala tendre kimwe cyo kuri yo ngimana ngimukorera umushinga wo kumushumbusha iyo twahisemo neza mu kigega cy'Imana hariho reserve yo gushumbusha hari igihuba mu kigaragaza n'ikaze abantu bakakuvuga bakakuvuga ariko bugaca ukongera bugaca neza bugaca burya Imana ikizurubwa ayo warize wayahozwa banza witonde bishop na madame pastor n'abana banyu na staff yose mukora muri Foursquare hakika ya Mungu nimugere muri nise kuye amaboko yawe Yesu sangalisa la sanga nisuzumukiza ukomeye umuntu ufite amaboko akagira n'ijwi akagira n'akanwa nazamu uko ngeze ariko mugeze haleluya haleluya sema ya ushimiye
abakristo biri toro rya Fosque mutaje se twabwiriza ukunda muri beza hindukira na mugenzi wawe mubwire ngo uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza nimuramukanye mwenyine ubwira mugenzi wawe mubwire ngo mu bantu bazakomeza kuguma mu bwiza ndimo naje ubwira abandi by'ijuru z'imitima uvuge ko yiriwe uvuga ubundi buzima abafite imvune mubasingize mubwire kwirengera bibasha kuturengera abafite imvune mubasingize mubwire kwirengera bibasha kuturengera muri we hari ubuzima hari ubuzima Yesu hari ubuzima nimukomere Imana karurukeje munzanira amazi ko numva akazi ari kenshi kandi tugomba kwiyakira kuko biravuga ngo nitwemera tukumvira tuzarya ibyiza mu bibogobogo se nari kubona ayo mazi gute yo mu icupa tubizi wowe hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima buriya hari ubuzima 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 nimushake mwongere kuko umushinga ukongeza tutangiye none Hezekiya 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 inganya amagambo enyumba yawe inganya amagambo enyumba yawe kuba mukugapfa utagakira uyo ari mwami Hezekiya nyoka wiwa koko kema nari kyashimira abantu ntugere ngo nataye topic mu ndinde ndaje ubundi ugomba kubwiriza abantu niyo uri mu professeur pedagogy abantu bize pedagogy bagira system baza batangamo ku azazamuka yagara abantu abona abanyeshuri agiye ko kuranga akabinjizemo akantu kabasetse ramutsa mugenzi wawe umubwire ngo kusetse Imana igusetse sijaiona ingine siku nataraimeka ufati nirisho anasejua itachi zote ninazo arabisi irare tumudaseka arabisi uyu munsi uri joro ry'ubusabane ntabwo ryoba kubusa hari umugabo waje kugira ngo useke komera Imana ameshimeshi sijaiona nyingine siku nataraimeka na leo Mungu anazijua itachi zote ninazo Revera online sinzi nimba ariko wavuze nimba ruri muri Australia twariko tusaba ngo Revera wa online aba diaspora none bagushize ku mugaragaro naje ndakwiyegereje Australia ko nazi munitegure kandi je n'umuvuduko w'ijuru sinje n'undi muvuduko w'ikindi nzanye ijuru ngo azagareyo gute hano se nahageze gute niwe wanzanye se maua yote anayavika na
wanapokea pokea chakula chao pasipo shamba na ghala. yeme mwamenya makuru Imana kirasubiza umuntu uri aha ngaha. Maua yote anayafika na wanga wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala. abadukurikiranye kuri online ijuru n'amatayo turabakiriye. Hari umugabo uri muri Nairobi yambwiye ngo arakesha ndaryama yitwa Muhasha tiye aho uri ndakwakiriye itaza kubinyenda muvana ngo sinakuvuze. Hari wakuvuze ntarakuvuga mwene rayo matenga se no kuvuga gute ngo bishoboke. Ijuru ko ryatuvuze twese uko abandi ngo uko atatuvuze no bamenye mwese habe na Yesu ntazasubiriza abantu bose cyari. Maua yote anayavika na na ndege wote wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala. umuntu ukimbona bwa mbere nitwa Matayo nta mahizi muhoza Christophe ayo yose nayanje nagiriwe umugisha umudamu mu bimana yagire neza nanje yaranshumbushisha kandi ngushumbusha ishumbusha neza. Uzi gupfusha umugore yarangiza ugashaka undi wa kabiri waramenyereye matalite z'uwa mbere utazi ukundaje abana boko badata bukwe ukundu bitaba byose ariko ijoro riramuzuminga ahura na size y'amatanya baza abantu miragurya ngo genda mwivuga butuma akamambwira nimekwisha tayarisha vitu vyote. Imana nawe igushumbushe nubwo utapfushije ariko igushumbusha ibindi. Yana baramukije mukomera Imana amashikani mwakire. Aha ya ariko revera Parika vuye kwigira Israel abaye umwari mu byara tacho tuzavugana umuganda nurangira turaza kuvuga kuwa gatatu topike yari yayindi n'ubu ni yayindi. Hindukirana mugenzo umubwire ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ibyiringirwa ko bitabura. Abayiburayo igice 11 umurongo wa 4 ari wasoma bonyine. Hebrews chapter 11 verse 4. Umuragara muri mwenyine muhamwigase. Nina wabonye dusome. Kwizera niko kwatumye Abeli ahimana igitambo kiruta icya Kayini kuba ciza. Ni nako kwamuhaye guhamywa kwari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo yari meza. Kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Amen. Namukiriza abantu babiri mu cyubahiro cyawe ubabwire ngo kwizera kubikorwa kuja kuvuga uriho kandi udahari. Kubwira aya magambo atatu. Ijambo rya mbere umunsi uzakora ibikomeye Imana izagukorera ibikomeye. Ijambo rya kabiri ibyo wakoze nibyo bizabivuga kuruta uko waremwe. Yenye unafanya kazi unayotumika inaongea
zaidi ya maumbile yako. Gasubiyemo kararyoshe. Isi tishaka barebare kuko baje tibatunguranye kwisi, ariko Imana n'isi irashaka bako. Habe naje abo keneye abako. Bibiliya ikavuga ngo nzaha umugisha amaboko akora, adakora uzayahunga. Bibiliya ikavuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Icya gatatu, iyo warangije gukora muri izo faze zibiri, ijuru riza riguhamya, rikaguha amateka nubwo wowe utagihari, ukavuga kandi utagihari. None ga Imana yandumye kuza kubabwira ngo nimugire kwizera gukora, mu gihe mutazaba muhari abuzukuruza abantu nibazoza bazavuge ngo Pastor Ben yari umuhimbyi w'indirimbo, yari umupastori, yayoboraga neza, yegeranye igitaramo. Ubwo navuze Pastor Ben sinkwanga, nawe ndagukunda. Imana ndizi promotinga abantu badakora. Iteka ryose nugiriye reko ryo gukora, warangiza ugashira mu bikorwa, Imana izatanga post, izashigikira icyo watekereje gukora. Uitwa kwa Samueli mwana wa Elukana, ulitokana na mama yake. Ntabwo ari Samueli. Samueli yarataraba, ariko plan ishuri rya mama we, apana baba yake. Isona arangara, wewe wa mudamu urahanga, nawe wa mukobwa ura umuhungu ura tukarangara. Uburangare ni indwara ikomeye cyane. Misala tanda, Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Ile kurya rirazamuka neza, ryishiraho umugabo we watatekereje kwishira. Abandi ni bananirwa gutekereza bagakwitamo aho babonera igisubizo. Wewe tunanirwa kwatekereza, ukumwatekereje kuza hano hari igisubizo. Ndakurahiri nta muntu uzutekereza biraba ngo nimushake kumenya ibyo Imana ishima. Ntimwomenya gushaka igitaramo no kukibamo no kugikorera no kumva ijambo ry'Imana. Imana ngo iceceke ku buzima bwanyu, never ndiziceceka. Kuva ntangiye gusenga mu bibogobogo imurenge, kuva ntangiye kwisenga ndayizi Imana. Ibintu bitatu janye na wa Samuel: kwizera, gufite imirimo. Nimuheze Imana icubahiro, nimukomere Imana amashimeshi cyane. Isambere nukumenya ibyapfuye ishira. Igihe utaramenya ibyapfuye mu buzima bwawe, ntaho uzabimenya. Nutagereza ngo isi izakumenyera ibyapfuye, wowe uzaba upfuye. Nutamenya ibyapfuye ku buzima bwawe, ku buzima bwawe, Nyamwiza ntazagutekereza ibyawe. Nimba ari muno yihangane uko ninyegashe, hari ikibazo se ahubwo ugize amahirwe, nimuzamura ibiganza. Yemwe muri mu kwitekerezaho, kanisharanuke kubimenya nibwo buzima Fisama horadashira nowiwe nonoase umva Imana we arasi nihilashera. C'est ça qu'aussi la thèse peut passer. kubimenya
bene bari bakoze ibintu bitatu barya amaturo na economy barayise kandi nta kintu kigoye gukoresha economy nabi n'ubundi iyo bagushize muri finance y'igihugu ukarya amafaranga uzuruhukira muri gereza management hindukira na mugenzi wawe umubwire ngo uzirinde gukoresha ubutunzi bwawe nabi murebe siko nabaheza ubutunzi mwarangiza reba mugenzi wawe umubwire ngo jilinde sana hesita kubimenya nibwo buzima yaya visama horadashira economy esantara zikoze sabubi nayo mukazuye natunurura aravuga ibintu biratuye ariko nabuze umwana Imana yazibishinda ariko hari ibyapfuye iwanyu mu muryango uvukamo nta byapfuye bivuga se ninde utabizi habe n'ubuzima bwawe nawe urabizi icyo ni icyambere kigira kabiri ngo bakoreshaga abakristo ngo wanawafanya dhambi za usherati mumumenye mumwiyeke uyo shetani ukaenda munevo tashagireka nabuna kitulabe akutera akutembele biya gutanga haleluya zibiri zikwereka ibintu bipfuye niwo ufite umuti nimuzamura ibiganza abakiye afite amaboko nimuvuga ngo haleluya haleluya uliniumba nikuabudu uliniumba nikuabudu Yesu uliniumba nikuabudu uliniumba nikuabudu uliniumba nikuabudu ya Yesu uliniumba nikuabudu uliniumba nikuabudu ibintu byaryoshe inakora kimana byaryoshe nasi vitu vimepata msosi kwa msosi kabisa nta bindi birungo Yesu yabaye ikirungo cy'abantu bose batuye kwisi nisalanga yasi icagatatu yewe jambo la tatu icagatatu ingala sika sobane Imana iduheza abanyafrika bamenye ibyapfuye mu buzima bwabo batangire kumenya abantu babijana nta yandi makuru ni mu bijana ishiro ni mu ijambo ry'Imana icagatatu Apostle Ngarambe jambo la tatu hana aravuga ngo munzu yawe wanze ibyinda ariko nuyifungu hari ikintu uzubigira ku Mana tigira isoni kuko ndazigira yarangiza ikavuga ngo ahubwo n'uyu nashakaga yeme nimureke tugumukana Imana uzamuka ishiro ukora ikintu Imana yonyine ivuge ngo nubundi nyine naba bari bakeneye namukiriza umuntu umubwire ngo aha waje ni ishiro uratahana igisubizo uyu munsi wa none igisirimba sha Mama Ana alipanda shi ili aombe Mungu ampe mtoto Mama alipanda shiro ili aombe Mungu ampe mtoto Mama Ana alipanda shiro ili aombe Mungu ampe mtoto Mama Ana Mama alipanda shiro ili aombe Mungu ampe Uitwa kwa sawe
amana nimuzamure ibiganza nimuzamure we haleluya Mungu akafungua Ndio. ibikorwa byo kwizera iza bituma Imana inyeganyega mu ijuru kavuga ngo nakuja haraka kufungua ntabwo ari amagambo menshi ntabwo ari icyongereza ni kazi ya Imana nasengala la tatana warangise ngwaravuka kuvuka ni kimwe kuzuza umugambi n'umuhigo wahize ni ikindi ntabwo byoroshye muri retare yo kubona umwana warangiza icyo wavuze ukabisohoza n'ubu hariho bamwe bafite bavuye Uganda bafite amadeni yo mu rusengero basize Buganda abandi bavuye muri Kongo abandi Burundi basize bahise n'ubu barabakurikiranye yanditse mu gitabo hindukira mwene wanyu mubwire ngo sintayo wasize icyo ni nk'icumu nimushake ndimuhindukirane ariko umutima ukora kubwira ngo bararisize kata bomora mambo kisikaso de trachene forme carte de bande ndanezerewe matayo mama ana nimumve nimuzamure ibikaza nimuvuge ngo haleluya nikanga sanga ningalatana rusulunga batasoya riva opesisi egao maseka aye j'assiste fils qui peut passer barangiza musigayo hari ahantu n'abasize kuwa gatatu hari amajwi hari n'ijwi kuna masauti na kuna sauti amahirwe iyo wamenye kwicisha bugufi abakubanjirije muri tere baza bakwigisha uburyo wahitamo neza hitamo neza hitamo Yesu naho Satani we n'umubeshi iraje Imana kandi igihe Imana yaremye umuntu yaramuhaye ibimukwiye ariko abantu baza batakana urusengero Imana ibaheze kurama muzamutaka neza Imana ibaho umugisha baza bataka urusengero hakeka ya Mungu uzura kurikira kuri online kwavuga ngo kanisa hili kabisa ni muzamu dorishari ni muzamu ni mukomera Imana mashi wamusigayo aho yasizwe hariho umuntu mu buzima bwawe ntukabura umuntu reka mbege hayi kofi we maishani mwako Mungu akupatie mtu wabona abantu bakagucanganyikisha ariko umuntu kuko Imana yakunze abari mwisi byatumye itanga umwana wayo yatanze abana yatanze umwana kuva uyu munsi wa none muri iri joro ry'ubusabane Imana iguheza umuntu ayirala sanga mbitangaje ku mugaragaro kumanywa Imana iguheza umuntu kuwa kane nahuye n'umuntu yama ambera ikiraro kintu narimbaza imisi isengera nuko ndabivuze kuko ni byiza narimaze senga Imana uzankingurira umuryango nzabona agatuti k'umushumba witwa Julien Kabanda nzakagereho ndasenga imyaka 3 yarishize ndiko senga Imana impoza n'umuntu yamambwira ati yewe tugende hariya tuje gutarama naho Imana ndasenze uyu mugoroba Imana iguhasa umuntu mwamara kuhashika gutya icyatangaje naje nama nigira karume nugera hantu ntukabe kazitereramo uzitora nama ngenda gahoro ngongere kuri ku muryango
hari abaproto kuva natangira kugenda ku isi nabonye abaprotokole ahantu hitwa Lubumbashi no muri Zion Temple kwa Dr. Paul Kitwaza haba protokole baza bakujana ukazugera ngo wageze mu ijuru kera utaragerayo na hariya no hari abaprotokole bakakujana ariko mana we na habandi yewe dufite amavuta y'ubupasiteri dufite amavuta yo kubwiriza dufite amavuta y'ubudiyakoni aho kugira ngo ufate umurimo umwe ukuri mkwama wicara n'akazi wanyu ndakukora nawe ubwawe warangije ishuri ntuzi ugashaka no kwihangira imirimo ntiwihangira imirimo guhinga inanasi ntiwazihinze ibijumba ntiwabihinze ibirayi ntiwabihinze aho niki kindi ibitunguru ntiwabihinze niki kindi akabemba ubunyobwa ntiwabuhinze no mu rusengero riye ibintu byose ni swata siramo gasirimba sha mukozi w'Imana mushumba hari yambavuga ngo yiwe ngo mbonye umugabo nkunda we yashitse kitaga namakubita ku mutima umuntu akakubwira ngo aragukunda shari nagiyeyo ni wowe wagiye se zamura nimuzamura ibikaza nimuvuge ngo haleluya uzubwiriza bose bahagaze natwe twamenyereye bavuga butumwa baza bakuzamura ukavuga ibintu utarufite nawe uzi kubwiriza umuntu akaza kureba gutya mugasa nkaho mwarakoroganye yamavuga ngo protocol Muzani Matayo, come here quickly. Nimusamuri bikaza. Konda shima Imana. Ico usengera nico maze imisi usengera. Uhumure. Nubona umuntu arakikugezaho. Tikene abantu ndahanuye uyu mugoroba w'uyu munsi wa none Imana iguhese umuntu nimuzamura ibikaza haleluya sema hey asangala la salo ampeze minota 10 iyo baguhaye ahantu wasengeye kana guhaye gatuti abakinyi iyo agiye gukubita kufura azayipanga neza ikamigenda neza mu nguni urushundura ukabona ko rugira gutya mu minota 10 yampaye navuzine nimusingiriza microphone ambwira ngo komeza vuga 15 arambwira ngo Matayo komeza vuga 25 Matayo komeza arahaguruka ati ko murumva kuko ubu butumwa yazanye nari mfite topic nzaganira muri alarme ku cyumweru ivuga ngo iguhaye ihumure wareka kuyumva nzayivuga nawe iyo topic Imana yanzukije mu ijoro ryo kuwa gatatu iramshutsa tuvuye hano mu gitaramo saa 8 irambwira ngo umva ijambo nkubwiye ugiye kandi kubwira abatuye isi n'abanyafrika n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi uganda ubabwire ngo mbahaye ihumure